cyane twaje kubona ni Claude wari ibiryo gusa inyama nyinshi ariko nka ugasanga umuntu ababajwe ngo nuko ngo umuntu ngo yakoze ubu inyama Claude yaruye nicyo kintu abantu batangariye noneho inyama za Claude nazibonye nyuma ariko abazira nyama za Claude yasobanuye ko hari umuntu yaruriraga ngo bari bagiye gusangira abantu bibitindaho nabyo oya yibeshya oya eme nta muntu warya inyama zingana kuriya oya Claude yibeshya yarabeshye abantu rero barisanzuye ahubwo buri hari n'abantu batabonye bagiye kuzana za prote manje mu rugo barapakira bakumura n'ituje Abanyarwanda kubanza bashonje aravuga ko abanyarwanda bashonje byo kuza kwarura inyama zingana kuriya none se oya buretse gato njye umuntu wanekeye mu bukwe bwanjye namwishyuye miliyoni twari dufite ubwoko butatu bw'inyama twari dufite inyama z'inkoko twari dufite inyama z'inka twari dufite n'amafi kandi twari twateganyije ibiryo by'abantu 500 urumva ko nabo bantu bangana ni benshi none iyo uteganyije ibiryo by'abantu 500 umuntu wagutekeye yari umuhanga arenzaho abantu 100 be kugira ngo ibintu bigende neza Emi washwanye na Papiko Claude ariko yavuze Claude mubona bafite ubwenge ndabeshyara ubwizo miliyoni 2 waba umbwira ikintu yaziguramo miliyoni 3 nawe ni nyinshi mu oya nyine rega fara ateye nta nicyo bitwaye igikuru ni gishimisha umuntu mu y'ubushobozi buhari rata nta n'ikibazo oya nago turi kwisobanura hano se ko turi kwiganirira kwiganira abirenze kugira ngo ahuri haze ngo uriyemeye nyumvira abantu oya none se we nimba atabyumva rega nubwo uteka rega abatetsi batandukanye none se ubukeke yo muri Simba ni kimwe na keke yo muri House of Cake ndeka nkubwire ikiriho cyo waba warazitanze waba utarazitanze ubukwe bwabaye bwiza kandi bwaradushimishije nubwo utadutumiye ariko twarishimye ibintu byagenze neza hari ikindi siko bigenda yego wamwishyuye angahe namwishyuye miliyoni 3 ni miliyoni 3 namwishyuye urumva noneho urumva haje nk'abantu nka 350 urumva harasigara ibiryo by'abantu 250 cyane twaje kubona ni Claude wari ibiryo gusa inyama nyinshi ariko nka ugasanga umuntu ababajwe ngo nuko ngo umuntu ngo yakoze ubu akoreka mbabaza gukora ubukwe k'umuntu biba bikubabaje yiki oya hano hasi barimo barakubwira ngo basobanura ibyiriya bife no Claude ibicaho rero kwanza ubu murananyibukije muba mwumva breaking news please cyangwa muba mwumva yuko umuntu atagomba kuba yishimye tujye ndibaza how ntabwo nzi icyo ni icyambere ntituziranye umubona ashatse ntumuzi nawe ntitukuzi none se neza wagize ikibazo kuri ibyo eme unyanze utanzi bigufasha iki urunguka ubona wo asiye hamagarira munini ng'umuntu ngo yakoze ubukwe bubi none se kutamaye amafaranga nakoze bubi kubera ko nta mafaranga yawe arimo ntabwo bikureba we peti uragenda utariye se mwana ato dore Miki
dore Miki ni Miki uyu se ni Miki wa agareka muri questing nabonye yafunguye shop ya Danjo wala uragenda utari ubona kandi kantu wafatamo aho gushyira akaderege muri firigo fatama kandi kantu ugende mu kazi mwana. Wabonye inyama korode ni Mika December wakoze ubukwe bwiza bwo kabisa respect. Nta muntu wagize ikibazo ku bukwe bwa nshuti yanjye wibitinda abantu bose barishimye. Wowe ni kubitekereza rero buriya abantu bose barishimye n'ukuri. No reka rero mbabwire nabahaye agastori ku buzima bwanjye, reka nambaganirire. Buriya Imana ni ikintu gitangaje nk'abantu mwe, Imana ntago isanzwe. Imana irarenze man. Nubundi se wowe ibintu byo kuvuga ko hari abantu bagize ikibazo ku bukwe bwawe wabikuye ko abantu bose byabashimishije? Oya ndabazi, ubwo uzi ko mba ndi kuvuga abantu ntazi. Ikintu cyadutunguye ni inyama korode yaruye, ni nacyo abantu bari kuvuga. Nicyo kintu cyavugishije abantu. Nzi uri kuri inyama korode yaruye nicyo kintu abantu batangariye. noneho inyama za korode nazibonye nyuma, ariko abo ziriya nyama za korode yasobanuye ko hari umuntu yaruriraga ngo bari bagiye gusangira abantu bibitindaho nabyo. Oya yibeshya oya nta muntu warya inyama zingana kuriya nta. Oya korode yibeshya yarabeshye. None se oya buretse gato njye umuntu wanekeye mu bukwe bwanjye namwishe miliyoni. Twari dufite ubwoko butatu bw'inyama. Twari dufite inyama z'inkoko, twari dufite inyama z'inka, twari dufite n'amafi. Kandi twari twateganyije ibiryo by'abantu 500. Urumva ko nabo bantu bangana ni benshi. None iyo uteganyije ibiryo by'abantu 500, umuntu wagutekeye yari umuhanga arenzaho abantu 100 be kugira ngo ibintu bigende neza. Siko bigenda? Yego. Wamwishyuye angahe? Namwishyuye miliyoni 3. Ni miliyoni 3 namwishyuye. Urumva? Noneho urumva haje nk'abantu nka 350. Urumva harasigara ibiryo by'abantu 250. Abantu rero barisanzuye, ahubwo buri hari n'abantu batabonye bagiye kuzana za prote manje mu rugo. Barapakira bakomera n'ituje ko Abanyarwanda kubanza bashonje. Buriya ko Abanyarwanda bashonje byo kuza kwarura inyama zingana kuriya, nzi ko nta kibazo cy'ibiryo dufite. Ndabona ibiryo ariko si wowe uhamagara. Emi washwanye na Papiko Korode ariko yavuze Korode mubona bafite ubwenge ko ari ibibazo. Ndabeshyara ubwizo miliyoni 2 waba umbwira ikintu yaziguramo. Miliyoni 3 nawe ni nyinshi umuntu. Oya nyine rega fara ateye. Ariko nta nicyo bitwaye, igikuru ni igishimisha umuntu mu iyo ubushobozi buhari rata nta n'ikibazo. Oya ntago turi kwisobanura hano se ko turi kwiganirira. Turi kwiganirira abirenze. Ese Miki wari wavuze ngo ugiye kumuzamura ari he ngo tubwire ibyo shop nshyashya? Sinzahise ari gitira. Ese ninde uri kuvuga ngo aho urihaze ngo uriyemeye nyumvira abantu? Ngo ndiyemeye ntabwo uriyemeye da. Umuntu witwa uje neza niba ari Hortense. Oya none se we nimba atabyumva erega nubwo uteka erega abatetsi baba batandukanye. None se ubukeke yo muri Simba ni kimwe na keke yo muri House of Cake?
Ndeka nkubwire ikiriho cyo waba warazitanze waba utarazitanze ubukwe bwabaye bwiza kandi bwaradushimishije nubwo utadutumiye ariko twarishimye ibintu byagenze neza. Hari ikindi na Claude yaraziye arangije akata umuziki cyangwa se Claude yadukoreye shoka bisa. Claude ni muzima ubundi ni hatari.